Hello guys, twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro n'Imana, ishya n'ihirwe ndetse n'umugisha no kubabwira ngo mugire ibihe byiza. Ubusobanuro tukaba tugiye kubasobanura cyangwa se kubabwira ubusobanuro bw'izina comfiance cyangwa se comfiance. Kubera ko mu busobanuro bwacu twari twatangaje ubushize ndetse n'undi twagiye dutangaza, twageraga igice cyo kubabwira ngo niba nawe hari izina ushaka tukubwira ubusobanuro bwarwo, ngo tukubwire n'ibiranga abantu bitwa iryo zina ryawe, utwandikira hasi muri comment. Ubwo rero hari umukunzi wacu umwe watwandikiye atubwira ngo nshaka ko muzansobanurira izina confiance cyangwa se confiance. Iri zina confiance rero akaba ari izina rituruka cyangwa se ribarizwa mu rurimi rw'igifaransa, bivuga confiance ni izina rituruka mu rurimi rw'igifaransa. Naho iri jambo confiance rikaba risobanura confidence cyangwa se trust, bisobanura icyizere. Ni ukuvuga ngo nanone bishatse gusobanura ko iyi ngiyi ni nk'ingingo imwe igaragaza umuntu kwigira muri we cyangwa se kumva ko ikintu runaka kihagazeho. Mu cyongereza noneho twavuga nka it is often translated as confidence. Ni ukuvuga ngo iyo tugiye kubitranslate cyangwa se iyo tugiye kubisemura mu rurimi rw'icyongereza tubivanye mu gifaransa ndetse n'ikinyarwanda, ahangaha dusanga iyo tuvuze ko umuntu yishoboye cyangwa se yifitemo ubushobozi, when referring to belief in one's own ability or trust. Ahangaha when referring to the reliance, ni ukuvuga ngo confidence ni cyangwa confidence ni iki? Icyizere, kwiyumvamo, kwigiramo icyizere ni iki? Ni ukwiyumvamo ubushobozi bwo kuba wakora ikintu runaka. Or trust cyangwa se none trust rero nayo twita icyizere. When referring to the reliance on another person or thing, kwiyumvamo akanyabugabo cyangwa se kwiyumvamo imbaraga zo kuba wakora ikintu ku muntu cyangwa se ku kintu. Confidence rero cyangwa se confiance ahangaha bisobanura icyizere cyangwa se kwigirira icyizere. Ni ukuvuga ngo ahangaha twafata nk'urugero ku ndimi z'igifaransa zaje guhindurwamo icyongereza ariko bagendeye kuri confidence cyangwa se kuri confiance. Kuri uno muntu witwa confiance, confiance ari izina rikunda guhabwa umwana w'umuhungu rikaba ryahabwa n'umwana w'umukobwa. Ahangaha baravuze ngo je confiance à lui. Ngo hano bishatse gusobanura iki rero? Bishatse gusobanura ngo I have confidence in him. Ngo mfite icyizere muri we cyangwa se I trust him cyangwa se ndamwizeye. Ahangaha ariyo bita je confiance à lui. Je confiance à lui ni igifaransa, and then I have confidence in him ni nko kuvuga ngo I trust him cyangwa se ndamwizeye. Urundi rugero twareba ni nka la confiance ancestral. Ni ukuvuga ngo she has confidence in her talent. A confiance ancestral. Ni ukuvuga ngo she has confidence in her talent. Afite ngo yifitiye impano, yifitiye icyizere mu mpano ye. Yes, cyangwa se yizeye impano ye. Cyangwa se she believes in her ability cyangwa se yizeye ubushobozi bwe. Cyangwa ngaho byumvikana. Undi rugero twareba hano ni nka nous devons faire confiance aux experts. Ruwa ngo hano bishatse ngo we must trust the experts cyangwa se we must rely on their knowledge. Hano tugomba kwizera ukuri ku banyabwenge, tugomba kwizera abanyabwenge cyangwa se tugomba kwemera abanyabwenge ko hari ikintu bagize utari ikintu bashobora. Arivuga ngo nous devons faire confiance aux experts. Avuga experts, ivuga abanyabwenge. Iri zina rero ariryo twita confiance, harimo abantu twita ba confiance. Nanone kandi iri zina confiance nababwiye ko rishobora guhabwa umwana w'igitsina gore cyangwa se umuntu w'igitsina gore cyangwa se w'igitsina gabo bitewe na nyiri kumwita. Hano rero bishatse kuvuga ngo ni ukwigira icyizere cyangwa se kwiyumvamo ubushobozi bwo kuba wakora ikintu. Dore rero ibintu biranga abantu bitwa ba confiance cyangwa se ba confidence. Ubundi confiance iyo akiri umwana mutoya aba ari umuntu utuje. Bigaragara ko confiance bitewe n'ukuntu aba atuje n'ukuntu yitonda ntago akunze kugira
amafuti cyangwa se ntabwo akunze gukubagana iyo akiri umwana mutoya. Mu ishuri comfiance akunda guhanga amaso mwarimu, akinda kurangara kuko adakunda gukubagana, aba yanga n'umuntu ushobora kuba yamukubaganya, bityo bikaba byatuma arangara. Bityo comfiance rero cyangwa se confidence ni abantu bakunze kuba bita ku bintu cyane cyane kuruta uko abandi bakabyitayeho. Ni ukuvuga ngo bitewe n'ukuntu aba yumva iyo ahugiye ku kintu aba yumva yagihugiraho wese yita ku kintu koko iyo acyitayeho just nawe urabyumva nyine. Confiance rero iyo ageze ari umusore cyangwa se ari umukobwa mu rukundo, ibintu biranga ba confiance aba yumva yakwita ku mukunzi we kuruta uko yakwita ku bandi bantu, akaba yakwirinda kumubaza kuko nawe abadatekereza ko confiance hari umuntu ushobora kumubaza cyangwa se akaba yakinisha amarangamutima ye. Confiance rero yabaye umuntu mukuru, aba ari umuntu w'umushoramari. Confiance akunze guhugukira imirimo y'ubucuruzi, akunze guhugukira imirimo y'ubucungamutungo, ubuvuzi ndetse n'uburezi. Confiance rero uyu nguyu ni umuntu ukunda kuba atuje, aciye bugufi, ntabwo agira amagambo menshi, akunda gusabana kandi agira ishema ryo kubana na bagenzi be. Amahoro. Confiance ikimara kumubona rero akenshi uhita ubona ubwitonzi bwe, kubera ko behavior ziwe zituma mu maso ye hagaragaza indiragishemi, bigaragaza ko mu by'ukuri confiance ari umuntu witonda. Confiance ikintu kindi kimugaragaza nuko yaba yifitemo icyizere cyo kuba yakora ibintu runaka, kubera ko igihe cyose aba yumva abyitayeho kandi yumva yabiperformingamo neza, kubera ko akenshi aba haranira kugera ku ntego ze, ahora yumva yifitemo icyizere kuko izina rye ribivuga. Iyi rero yari Cyrus Maker Entertainment. Ibiganiro byacu ni muzacu nakagaruka, ariko nawe ufite ubusobanuro bw'izina, niba ufite izina ushaka kumenya ubusobanuro bwaryo, mumanuka hasi muri comment twandikira ukavuga ngo nanjye muzansobanurire iri zina, hanyuma tukaza tukubwira ngo bimeze bitya. Ibiganiro byacu ni muzacu nakagaruka, niba ukiri mushyashya kuri YouTube channel yacu, asaba gukora subscribe, like, share ndetse na comment, tugakomeza tukagendana tukagera kure cyane hashoboka, n'abandi nabo bakagenda batubwira tukabwira ubusobanuro bw'izina ryabo.